ikaze kuri YouTube channel yacu William Vicha. Uyu munsi niho tugiye kuba twaganira ku bintu byahindura ubuzima bwawe burundu neza bukagira ubuzima bwiza. Twese tukunda kugira ya mico ikunda kudusubiza inyuma, ariko nicyo giye kugira ngo twirekure twivane iyo minyururu tuziritse. Dore hano hari imico igera mu 10 ukeneye guhagarika kano kanya kugira ngo nawe wishyireho utangire ubuzima bwiza bwawe bwite. Umunsi rero uzaba amaze kubakura imico mu buzima bwawe, uzaba uri guharura inzira yo kugira ngo ubuzima bwawe utangire gukora kandi utangire no kubona umunezero. Ariko mbere ko tubigeraho, reka mbere na mbere ubanze ukorera like na subscribe ndetse ujye muri commentaire wandike ijana kuri ndibaze dukomeze kuri bya bintu byacu by'ubwenge. William Vicha. Tudatinze rero reka nkubwire umuco wa mbere ugomba guhagarika. Umuco wa mbere ni procrastination, wa muco wo kuhora uvuga ati ibintu nzabikoresha. Iki ni kimwe mu kintu dukunda kurwana na kigiye ku kindi, tugakunda guhora tuvuga ati ibintu nzabikoresha bikarangira igihe kigushiranye. Aho ni cyane cyagiye tuba tukomeza kwibwira ati dufite igihe kinini, ariko kimwe mu bintu tutayatumenya n'ukubera ko tutayatumenya ko buri munsi ko dukomeje guhora twisibiza akazi twakabe dukora uyu munsi, ibyo bituremamo stress ndetse n'akababaro n'agahinda no kwiheba. Ibyo rero kuvuga ngo ibintu nzabikoresha bituma ndetse ugera nyuma bigatangira kukwihutisha bikagutera stress, ibintu wakabe warakoze kare ukabikora nyuma kandi bikaba byanatuma n'akazi gapfa. Aho kugira ngo ukomeze gutinda kandi uri gutinda mu gukora ibintu by'ingenzi, tangira kano kanya utangire ubicemo bya bicece bito by'intego zawe, maze ugende ubigabanyamo ibihe nk'iminota 20 uvuga ati ndabikora ukuntu ukunda bikora uku, ibyo bizakorohereza. Iyi niyo tekinike yabasha kugufasha. Umunsi uzahagarara ibi ngibi ugatangira kubikora mu buryo bwiza bukwiriye, agira nkubwire ko iteka intambwe ya mbere ikunda kugorana, ariko burya bari intambwe y'ingenzi. Reka igikurikiro manze nkubwire amagambo abantu babi bakunda kwibwira, ndetse uyu ni umuco abantu benshi mu by'ukuri bakunda kugenda mu buzima bwabo akenshi batanabyitaho, ariko uyu muco kuba ari umuco wangiza cyane, kwivugaho amagambo mabi. Ese ni kangahe inshuro zingahe wagiye wisanga ubwawe usa nkaho uri kwibwira nabi cyangwa se uri kwinenga ubona ko ntacyo ushoboye? Ibi rero guhora wisuzugura no kwinenga ku giti cyawe ubona ko ntacyo wageraho, ibyo bituma nawe ubwawe unenga ndetse ukica na confidence zikurimo, bituma utabasha kugera ku ntego zawe. Nicyo giye kugira ngo ucecekeshe mu majwi yari akurimo yo gutuma winenga. Tangira usimbuze ibyo bitekerezo bibi n'amagambo babi, yasimbuze ibihamya byiza ari byakora muri Bibiliya byaturi byiza ku buzima bwawe. Aho kugira ngo uri kwibwira amagambo uvuga ati ibi sinabishobora, vuga ngo ndabishoboye. Vuga ati ndabigerageza uko bishoboka kose, kandi nawe utangire wigirira imbabazi. Biri muri bimwe mu bintu bizagutera imbaraga bigatuma ugera kuri za ntego zawe. Reka tujye kundi muco ukurikiraho rero, umuco abantu benshi bakunda kugira, umuco wo kwigiranya n'abandi bantu. Naho ni umuco ugomba guhagarika, cyane cyane muri uyu mwaka social media zamaze kwigarura abantu benshi. Birorohera abantu benshi kuba bahita bagwa muri uyu mutego. Akenshi uzabona duscrollinga twakinjira ku mafeeds ya Instagram n'ama TikTok ndetse n'ama Twitter, ama X, wagira ko no ku Snapchat, tukatangira kubonaho abantu bari kubaho ubuzima bwabo burenze buhambaye, bigatuma ugwa muri uyu mutego, ndetse bigatangira gutuma ubwawe utangira gusuzugura ukubaye, ugatangira gusa nkaho wumva ko wowe uri kwigeranya n'uwo muntu, ugatangira kubaho ubuzima bwawe uhangayitse. Ariko rero nkwibutse, urugendo rwa buri muntu wese kuri isi rurihariye. Aho kugira ngo utangire kujya umunsi uri kurebera iterambere ryawe ku iterambere ry'undi muntu, ahubwo tangira wite ku rugendo rwawe bwite. Tangira wishimire, usereburire bya bikorwa wagezeho mu buzima bwawe, kabone n'ubwo byaba bikiri bito. Kandi wibuke kujya ugira n'igitabo ugomba kwandika iterambere ryawe, ubyandika wagiye uturuka naho wagiye uva, ukibuka kujya ubishimira kandi ukabishimiramo Imana ku hantu hose yamaze kukuvana, urebye naho uyu munsi uhagaze. Ibi rero gusa nkaho wiyevaru ugatangira kwireba gutyo ukisuzuma, ibyo bitangira gutuma nawe utangira kugira umunezero, kandi nawe ukatangira kugira ukuntu wiyubahamo, wihesha n'agaciro. Kandi wirinde n'indi mico ishoye gutuma nanone ukwamira ahantu hamwe. Kenshi rimwe na rimwe guhinduka ntago bigwa abantu bose neza, ariko kikaba ikimenyetso cyo gukura. Abantu benshi burya batinya ibintu batazi, ahubwo bagakunda kuba bakihitiramo bya bintu bitekanye bamaze kumenyera. Buriya rero kwanga guhinduka no kwanga impinduka, ibyo bintu bizakubuza kugira ngo ubashe kubabona amahirwe mashya ndetse unabona ibintu bishya mu buzima bwawe. Tangira wakire za mpinduka nshyashya mu buzima bwawe, kabone n'igihe rwose waba utari ahantu hatameze neza. Yaba ari ugutangira projet nshyashya, yaba ari ukwimukira mu mujyi mushyashya, cyangwa se ukaba wagerageza ibindi bintu bishya bikunezeza, cyangwa se waba ugiye ahandi hantu utazi. Ibyo bintu byose byakugeza ku iterambere ridasanzwe. Nawe uzatangira kubona ibyo wabasha kwakira n'ibyo uzabasha kugeraho mu buzima bwawe umunsi uzatangira kwemera impinduka mu buzima bwawe. Igikurikiraho reka mvuge ibintu bye kwitanga ugakabya.
abantu twese mu buzima bwacu hari abantu bamwe muri twebwe babifuza kunezeza abandi bantu ku buryo duhora dushaka kuba twavuga yego buri kintu cyose abantu bari kuvuga mu buzima bwacu n'ibintu byose bize mu nzira zawe. Ariko ni byiza gufasha abantu, ariko umunsi uzakabya ibyo bintu bizakugeza muri stress wihombye. Ni byiza gushyiraho imipaka kandi ugatangira nanone kujya uha agaciro igihe cyawe, ugatangira nawe ubwawe ukibaza ati ese iby'ingenzi ni ibi? Ntacyo bitwaye kuba wahakana rimwe na rimwe. Tangira urinde za mbaraga ziri muri wowe, tangire ukundeho ubw'ibyo ukunda nawe utangira ibyo ukora. Nubikora uko, ibyo rero ntabwo ibyo bintu bizagufasha gusa, ahubwo nuramuka uhisemo no gufasha abandi bantu, ariko nanone udakabije. Ikindi kintu ni ukugira inzika, kubera ko ibyo bintu nabyo bizagutura hasi. Akababara, umujinya n'inzika, ibyo bintu bikwangiza mu gihe kinini utazi, bikakubuza gutera imbere. Nibyo hari igihe kuko bijya wisanga nawe ubwawe usa nkaho wagira ibyumviro bibi umuntu rwose waguhemukiye, ariko kugumana ibyo byumviro bibi no kurakara umuntu igihe kinini, ibyo bintu nta kindi kintu byongera igihe cy'umubabaro n'igihe cyo kubabara kwawe. Iyo ukomeje kubigumana utamubabariye, aba ari cyo gihe kugira ngo ubireke biregende. Kubabarira ntabwo ari iby'abandi gusa, nawe aba ari impano wihaye. Ndetse iyo ubabariye umuntu uba utanze, bivuze ngo uba urekuye bya bintu na bwa burenganzira na za mbaraga wa muntu yari afite ku marangamutima yawe n'imiterere yayo. Banza ubwawe wibatura umuzigo w'umutwaro wahahise, maze utangiremo ibyumba by'ibintu byiza mu buzima bwawe. Uzatangira kumva bisa nkaho bitangiye kora kandi amahoro yiyongere muri wowe. Twese tuzira twese ikintu kimwe, kumara igihe kinini turi imbere ya screen zacu z'amatelefone, televiziyo. Niyo mpamvu rero n'uyu muco kuba wahagarika kuba wamara igihe kinini witegereza telefone gusa, ibyo bintu rero no muri telefone ugafata igihe ukabasha ukaruhuka. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko mara igihe kinini uri muri telefone cyangwa se uri imbere ya rumuri rwa screen bizakuganisha ku gahinda gakabije, depression, depression, ndetse bizanagutera bya bibazo byo gusinzira. Niyo mpamvu ugomba kujya ufata igihe kinini ukaruhuka iyo telefone uba uriho, ugafata akaruhuko, ukajya ufata igihe nyine ukihakaruka, ukavuga ati iki gihe nihaye kutaba ndi kuri telefone igihe kinini. Ufata igihe kinini ujya ukimara wenda uri kureba ibindi bintu ariko utari muri telefone cyangwa se utari kuri televiziyo cyangwa se ku mashini. Wasoma igitabo ukajya mu bindi bintu bikozana umunezero, bitekerezo n'umubiri wawe bizagushimira ku bw'ibyo. Reka tuvuge kuri iki kintu rero cyo kwirengagiza kwiyitaho. Ubuzima hari igihe buba buhuze, ariko nanone kwirengagiza imibereho yawe myiza ntabwo ibyo ari amahitamo. Biroroha kuba wafata iby'ibindi bintu cyangwa se ukita ku bindi bintu kuri gahunda z'abandi bantu ukazirutisha gahunda zawe, biroroha, ariko banza umenye ko ntabwo uzigera ubasha gufasha abandi bantu nawe nta kikurimo, cyangwa se ntabwo wabasha gusuka igikombe nta kintu kirimo. Anza witeho rero bibe ikintu cyawe kibanze, yaba ari ugukora siporo, yaba ari ukwitekerezaho, yaba ari igihe kinini cyo kwita ku mubiri wawe. Nyine gufata igihe cyawe ukitaho. Ibyo rero kwita ku mubiri wawe n'ibitekerezo byawe nibwo buryo bwiza bwo kubaho ubuzima bwuzuye. Ushyiraho igihe rero cyo kwitaho ku buzima bwawe, kandi ushyireho igihe kitari cyo kujya kugirwaho impaka hagati yawe nawe ubwawe kwitaho. Wiyitaho uzaba ushoboye kandi uzaba wambara urugamba rwo kugira ngo ubashe guhangana n'ibibazo by'isi. Ikindi gikurikiraho umuco ugomba kureka, kugira ubwoba bwo gutsindwa. Kugira umuco rero, kugira ubwoba bwo gutsindwa, akenshi umuco uzatuma utabasha gufata zimwe muri riske kugira ngo ukurikire za nzira zawe n'inzozi zawe. Abantu benshi uzabona bakunda guhangayikira nuko abandi bantu bazabatekereza, bazababona nibaramuka ibyabo byanze. Ariko ndagira umanze nkubwire hano yuko gutsindwa ni bimwe mu bigize urugendo rwo kugira ngo ugere ku iterambere. Ndagira ngo hano nkubwire ko buri muntu wese wateye imbere mu buzima aba yarigeze agera igihe cyo gusubira inyuma, bikagira ibintu bimusubiza inyuma bya setbacks. Nuramuka utsinzwe, ibyo bifate nk'amasomo ubonye n'amahirwe uyo kwiga kugira ngo ubashe gukomeza. Tangira rero uhindura uburyo wabibonaga, ahubwo utangire kwibona nk'ibuye ryo gukandagira bikugeza ku iterambere. Buri gihe cyose utsinzwe ukagwa, tangira utekereze ku cyo wigiye mu byo ubonye, maze ukoreshe ubwo bumenyi wize ukomeza imbere. Hanyuma reka tuvuge kuri iki kintu cy'abantu bakunda kuba muhahise. Rero gukomeza gutora muhahise bituma amakosa wakoze akubuza kugira ngo ugere imbere, bigatuma utagera ku ntego zawe. Aho kugira ngo ukomeze kwerekana cyangwa se kwita ku byahise hawe kugira ngo aribyo bibasha kuba byakuyobora uyu munsi, tangira urebe uyu munsi ndetse n'ahazaza. Tangira utekereze uvuga ati ese uyu munsi nakora iki kugira ngo mbashe kugera ku nzozi zanjye. Tangira ushyiraho, wandike intego zawe, uvuga ati rero ndakora iki kugira ngo ngere kuri za ntego zanjye. Uzigire ku byo waciyemo, ariko ntuzigire wemera ko ari byo bigusobanura, ko iminsi yawe myiza iracyari imbere. Dore wabibonye rero, dore imico yari 10 yari bikubwira imico ugomba guhagarika kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Kugira ngo nkwibutse ko impinduka zitwara igihe, ariko buri ntambwe yose utera n'uyu munsi izakugeza ku hejo heza.
ntabwo urakererwa kugira ngo ibintu byose bikore kandi ubuzima bwawe buhe icyerekezo. Niba wabonye iyi video yagufashije, wibagirwe gukora like na subscribe kandi ushyire no kuri ako kazogira uvuga ati ijana kurindi.